yaha kingflow Jeudi official imihanda yarano indirimbo irandema leta isigo turi urumuri mu mwijima duhagaze n'amasasa amapinga anyura hejuru yacu niducika ku gasasa twavukiye mu rugerero ubuzima buratugose kingflow Jeudi turacyahagaze nubwo byinshi byatugose navukiye aho imvura yanyagiraga ubukene ari urukuta ugomba gusatura abana batazakurira mu mwijima haranira ko bazarenga agasasa katuvugira mu matwi ariko niduca bugufi amapinga anyura hejuru yacu tukaruhukira ku nzira abantu batwita ibizirika ariko tugakomeza inshinga nimujya mubona ubuzima ukuntu buducuncumura nyuma yo gutakaza byinshi umutima niwudusubiza abadusuzuguraga uyu munsi barasa nk'abahumana bavugaga ko twarangiye ariko uyu munsi turahanura ni amahirwe menshi twagiraga twabaye ingabo z'imihanda ubu indirimbo nitwambika imbaraga nituzamura hejuru turi urumuri mu mwijima duhagaze n'amasasa amapinga anyura hejuru yacu niducika ku gasasa twavukiye mu rugerero ubuzima bwatugose kingflow Jeudi turacyahagaze nubwo byinshi byatugose iyo ubona umusore yisekera wibuke ko haba hari mu mwijima kuko amarira menshi yayamenye ku mutima wuzuye intimba n'agahinda twari abana b'imihanda ariko urugendo rwadutoje ko umuntu ufite intego adacika intege niyo byakomeye twanyuraga mu mabuye n'amasasa turikira hepfo nawe twakuraga hafi uretse umubiri wacu waturushaga abagambanyi baratubonaga bakavuga ko ntacyo tuzagera ariko Imana iri mu nzira kandi nonaha turacyariho ndi kingflow umuriro wanjye n'ucogora ibyo munsingiza byose binyereka ko mfite intambwe ndende munyange mu ngambane munshinze ibyo nafite ariko urugendo rwanjye rutangirira mu mwijima rugasohokera mu mucyo uhora unyereka icyerekezo turi urumuri mu mwijima duhagaze n'amasasa amapinga anyura hejuru yacu niducika ku gasasa twavukiye mu rugerero ubuzima bwatugose kingflow Jeudi turacyahagaze nubwo byinshi byatugose iyo ubuzima bugukanda umutima uba intwaro ya mbere si ukuvuga ngo uriho ni ukubaho neza mu ntambara ndi icyuma cyaciwe n'amagambo menshi ariko simvunika iyo bankumye ndakomera ibyo bindinda gutakara abandebaga ejo bose uyu munsi bari kunzamurira impano batazi uwo ari we birengagije ko ari wa wundi bahitiye kwitwa igisambo sinyira igisambo cy'ibijumba n'imbingo ndi kasha wa wundi mwacishagaho ibyiza ndi kingflow Jeudi intambwe zanjye nizisubira inyuma buri munsi n'uguhagarara nkabikora narira ndabwira urubyiruko rwabuze icyizere imbaraga zirabatura imbere yanyu kurusha imbogamizi studio niyo magarikiye umutima ndahumeka amahoro indirimbo niyo yo kuvuga ibinemagura byose kingflow Jeudi official twavuye kure ariko turacyahagaze urumuri mu mwijima rayibani kuzoba kingflow recorder production umwaka ndawusoje mana abagome n'abagambanyi batabyishimiye baratugambanira amanywa nijoro baducurira intwaro ku mutwe ariko turacyahagaze turi urumuri mu mwijima Jeudi kingflow recorder production mana ndinda amasheni y'uyu mwaka bakomeza kunyifuriza adashira zose umwaka nangira undi ndi kingflow recorder production kingflow recorder production